Bituga ngondo riramukwiye ni igice cya karindwi cy'igisigo cy'indyohesha birayi. Turi kucyumva mu ndirimbo cyanditswe na Musenyeri Alex Kagame. Bituga ngondo riramukwiye gutunga izirema ibondo gutanga izihaga umuntu guwo wagukiriza abantu akaba inkoke y'uyu munsi mutarati iyo yewe nama aho utasanga amajoro mu nzu ati yo washaka ubunzi aho iri ni uko yitunzwe n'abadatorwa kuyikomeraho nkabibakeka nyamara wanditse nkibaruwa kayiha umuntu akayigabana ari wowe ndabona ko byashoboka majoro abyumvise arahuta yakawino ashira ku meza araruziringa afunga ibasha baruha umuntu nk'utere ajanya kibanda shishi tabona kwenda indyohesha birayi ajanya kibanda shishi tabona kwenda indyohesha birayi. Bituga ngondo riramukwiye nguwo utunga izirema ibondo nguwo utunga izihaga umuntu nguwo wagukiriza abantu akaba inkuke y'uyu munsi mutarati ngiyo yewe nama utasanga majoro munzu ati yo washakaga ubunzawiri ni uko itunzwe n'abatatorwa kuyikomeraho nkabibakeka nyamara wanditse kibaruwa kayiha umuntu akayigabana ari wowe ndabona ko byashoboka majoro abyumvise arahuta yakawino ashira ku meza araruziringa afunga ibasha baruha umuntu nk'utere ajanya kibanda shishi itabona kwenda indyohesha birayi. Bashimiye kuba mwabonye umwanya wo kumva iki gice cya karindwi cy'igisigo cy'indyohesha birayi. Navuze ko cyanditswe na Musenyeri Alex Kagame, njye nitwa Uwimana Patricie. Ku bashyashya niba iki gisigo mwagikunze mwiyandikishe kugira ngo igice cya 8 nigisohoka gihite kibageraho. Murakoze, mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ibarinde, naho ubutaha. Bye. Bituga ngondo riramukwiye gutunga izirema ibondo gutanga izihaga umuntu nguwo wagukiriza abantu akaba inkuke y'uyu munsi mutarati nyo yewe inama aho utasanga amajoro mu nzu ati yo washakaga ubunzawiri ni uko itunzwe n'abadatorwa kuyikomeraho nkabibakeka nyamara wanditse kibaruwa kayiha umuntu akayigabana ari wowe ndabona ko byashoboka majora wabyumvise arata yakawino ashira ku meza araruziringa afunga ibasha baruha umuntu nk'utere ajanya kibanda shishi itabona kwenda indyohesha birayi.
riramukwiye gutunga izire mibondo gutanga izi yagumuntu kuwo wagukiriza abantu agaba inguke y'uyu munsi mutaratinyo yewe inama autasanga amajoro munzu atiyo washaka gubunza uhiri ni uko tunzwe n'abadatorwa kuyikomera onka bibakeka nyamara wanditse nkibaruwa kayiha umuntu akayigabana ari wowe ndabona ko byashoboka majora byumvise arahuta yakawino ashira kumeza araziringa fungi bahasha baru umuntu nk'utere ajanya kibanda shishi tabona kwenda injohesha birayi majaro abzumisara huta yakawino ashira kumeza araruziringa funga ibahasha baru umuntu nk'utere ajanya kibanda shishi tabona kwenda injohesha birayi ajanya kibanda shishi tabona kwenda injohesha birayi oh, 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 oh. Irizabantu akaba ingoke y'uyu munsi mutaratingi yoyewe inama autasanga majoro munzu ati yo washaka gubunzi aho hiri ni uko itunzwe n'abadatorwa kuyikomeraho kabibakeka nyamara wanditse nkibaruwa ngayiha umuntu akayigabana ari wowe ndabona ko yashoboka majoro abyumvise arahuta yakawino ashira kumeza araruziringa afunga ibasha mbaruwa umuntu ngautere ajanya kibanda shishi tabona kwenda injohesha birayi uko itunzwe n'abadatorwa kuyikomeraho ngabibakeka nyamara wanditse nkibaruwa ngayiha umuntu akayigabana ari wowe ndabona ko byashoboka majoro abyumvise arahuta yakawino ashira kumeza araruziringa afunga ibasha mbaruwa umuntu nk'utere ajanya kibanda shishi tabona kwenda